Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje. Amazina nitwa Mama Doreen. Ikindi ndashimira Imana ko nakijijwe. Yesu yangiriye ubuntu hamvana mu isayo y'ibyaha ampa agakiza. Amen. Ndacyakijijwe. Maramariza mu mutima wanjye gukizwa nkakizwa neza nkajya mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu iyi channel yitwa Maramaza. Uyu munsi Imana integetse kuvuga ishimwe. Integetse kuvuga ishimwe ry'ibyo yankoreye, nkavuga imirimo n'ibitangaza yakoze. Amena. Ariko tubanze dusenge bene data. Mana yacu, Mana igira neza. Ndagushimye kuri Imana. Ndagushimye kuri Imana ikiranuka. Kandi ndagushimye kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu tubwira ngo tubivuge ngo kugira ngo imitima yagushaka yishime. Mwami Yesu, muri aka kanya ubane mu nanjye. Umwuka wera aze abe ari we unshoboza, abe ari we umbashisha. Kandi umwuka we wera abe ari we ugendera buri wese umwe kugira ngo ubu buhamya ngiye gutanga, iri shimwe ngiye gutanga, nawe rimugirire umumaro, amenye kandi asobanukirwe n'impamvu iri shimwe rije mu matwi ye. Urakoze kubyumvise Mana, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana, nsanzwe nshima Imana, nkunda gushima Imana. Ariko noneho iri shimwe ngiye gutanga ni Imana yantegetse kuritanga. Hashize igihe kirekire, hari ibyabaye hashize igihe kinini cyane, hari n'ibyabaye mu minsi ya vuba, mu gihe cya vuba. Ariko harabyo nagiye nshima, wenda nkabibwira abantu turi kumwe twegeranye ba hafi. Ariko noneho ndasabwa kubivuga nawe wumva Maramaza Channel ukabyumva bikagutera gushima Imana mwene data. Amen amen. Hashize imyaka irenze nka 15 hari ubuzima nabayeho muri iyo myaka. Mbere nyine iyo myaka hari ubuzima nabayeho. Mu myaka 15 ishize nari ndi mu buzima butanyoroheye cyane. Ntago byari binyoroheye cyane kubera ko nagiye mu rusengero ngiye gusenga. Nari nkijijwe nyine njya gusenga. Noneho ngiye gusenga, ngiye mu bwiherero nkasangamo ziriya mpapuro dukoresha nyine mu bwiherero, toilet paper. Noneho nyibonye ndayifata. Noneho nkiyifata ngiye kuyikoresha, numva mu mutima wanjye hajemo ikiniga, numva mu mutima wanjye hajemo umubabaro, numva mu mutima wanjye hajemo guhiga, hajemo ikintu cyo guhigira Imana. Ndatekereza ndavuga nti iyi toilet paper ngiye gukoresha, aba bantu baba bitanze bagatanga amafaranga bakazigura, nizo bagura. Ngewe icyo gihe nta bushobozi nari mfite bwo gutura amafaranga yagura toilet paper. Ariko mbabazwa n'ukuntu ngiye kuyikoresha kandi mu maturo ngiye ntanga adashobora no kugura toilet paper. Numva birambabaje, ndahiga ntigira Imana. Mbwira Imana nti Mana, nungirira neza ukampa umugisha, ukampa amafaranga, nzajya ntura amafaranga yagura toilet paper, ndetse mbe natangira n'abandi batashoboye kuba bayabona. Mbe nagura rwose toilet paper rwose, numve yuko nanjye hari ikintu nkoze mu nzu yawe. Uwo muhigo narawuhize. Ndababwiye ntihashize imyaka irenga 15. Ariko nyuma y'imyaka nk'itanu Imana yanshubije iryo sengesho nasenze. Nyuma y'imyaka nk'itanu Imana yaranshubije, impa ubushobozi bwo kuba najya mu rusengero kandi nkatura amafaranga yagura toilet paper. Nkazingahe rwose. Numva nshimye Imana, numva ndayinezererewe. Bamwe nagiye mbibabwira, iryo ni ishimwe ryanjye Imana yanyibukije, irambwira ngo nindivuge noneho, ndivuge ndibwira abantu benshi bashoboka, nabo bajye bagira ishyaka, nabo bagira guhiga kwiza. Guhiga kwiza, bahigire gukorera Imana, bayisaba ariko bafite gushaka kuyikoreramo umurimo wayo. Mu byo dusenga dusaba Imana,
mubwo byo dusenga dusaba imibereho. Ese urahiga iki, uragambirira iki muri uwo mugisha usaba Imana, muri uko kuguteza imbere urimo usaba Imana? Ni uwuhe muhigo wahize? Ni iki ushaka kuzakorera mu iki Imana? Mwene data, iri shimwe rigira icyo rikumarira, rigira icyo rikwibutsa, rigira icyo rikubwira. Erega Imana ishaka yuko tuyishima, ngo kugira ngo imitima y'abayishaka yishime. Niyo mpamvu yo gushima Imana nta yindi. Nkiraho reka dusome muri Zaburi 105, Zaburi 105, dusome umurongo wa mbere tugeze ku wa 3 gusa. Amena. Zaburi 105, umurongo wa mbere haravuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Amena. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye. Kwambaza ni ugusaba, ni ukubwira Imana tukayiyambaza, tukayisaba, kubitugoye, kubituruhije, kubyo twifuza yadukorera, tuyiyambaze, tuyisabe, tuyibwire, ariko tunayishime. Amena. Ni umurongo wa kabiri hatubwira ngo muririmbire, ngo mumuririmbire ishimwe. N'indirimbo nziza inezeza Imana. Iyo tuyishimye tuba turi mu kuyiririmbira indirimbo yinezeza cyane. Imana yacu tura mu mashimwe, Imana yacu ishaka ko tuyishima, Imana yacu ishaka ko tuyiririmbira. Imana irabikunda cyane, irabinezererwa. Ngo noneho ku murongo wa kabiri harakomeje akavuga ngo muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Haleluya, haleluya. Tuvuge imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Ku murongo wa 3, kuki tugomba kubivuga? Kuki tugomba kuvuga imirimo y'Uwiteka? Ku murongo wa 3 ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Haleluya. Twirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Ni iki? Nta kindi. Imana iranezerwa iyo tuvuga amashimwe, kandi ntabwo ari ngo iranezerwa, ahubwo iyo Imana inezerewe ni ukuvuga ngo abashaka Uwiteka, imitima y'abashaka Uwiteka irishima. Iyo tuvuga iby'Imana yadukoreye, abashaka Uwiteka nabo bumva bongerewe imbaraga mu bugingo. Iyo tuvuga imirimo y'Imana, iyo tuvuga ibitangaza, iyo tuvuga aho Imana yadukuye, abashaka Uwiteka nabo barishima, nabo bakumva bagize imbaraga, nabo bakumva bagize ububyutse, bagize kumva nabo bashatse Imana, kugira ngo nabo mu gihe gikwiriye nabo Imana izabaremera yabo mashimwe, nabo bazashima. Haleluya. Nta kindi gituma tuvuga iby'Imana, nta kindi gituma tuvuga imirimo y'Imana, ni itegeko ry'Imana. Ahubwo kutabivuga no gukora icyaha. Ubu ni itegeko Imana yarabidutegetse ngo nimushime Uwiteka. Zaburi 105, nimushime Uwiteka. Ni itegeko, ni ngombwa, tugomba kubikora. Haleluya. Imana ishimwe. Imana kwishimwe kunshoboje cyane, yabintegetse kandi ndayumviye. Amena. Nari narabivuze mu bantu bakeya, ariko none narabivuze muri benshi, kuko Imana yongera ambwira ngo noneho nimbivuge. Aho iki gihe Maramaza Channel yabereyeho, noneho mbashe kubibwira abantu benshi. Nawe bikugezeho mwene data, nawe uri musenga, nawe ufite icyifuzo, ndabikubwiye. Imana yacu irakora, Imana yacu irasubiza. Imana yacu ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Abayishaka mwete bose barayibona. Iki gihe narayitakiye, ndayiborogera ndi muri toilette, ndayihigira umuhigo mwiza. Imana ntiyantindiye. Mu myaka 5 Imana iryo sengesho ryanjye yararishubije. Ubu ndashima. Kuva icyo gihe imyaka irenze 15, uwo muhigo nahize ndacyawukora. Ndacyabikora. Iyo ngiye mu nzu y'Imana njyana ituro, ntabwo ndi kuvuga icya 10, ndavuga ituro ry'umutima ukunze. Mbasha kugura ziriya mpapuro zikoreshwa muri toilette, nkumva ndishimye, nkumva nanjye ndanezerewe, kandi umutima w'Uwiteka ukanezerwa. Amen, amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amena. Icya kabiri, nshimira Imana. Numva ngomba gushimira Imana cyane. Imana yankoreye igitangaza muri iyi minsi ishize. Hashize amezi 8. Abazajya kuri Maramaza Channel muzagende mwandikemo ngo dutegewe kunda. Muzumva ibyo navuze. Naravuze ngo ibigiye kuba mu gihe cyihuse, ariko nshyiraho agasitari, noneho ndavuga ngo dutegewe kunda. Ibyo bintu nabivuze numva ko bigiye kuba mu gihe cyihuse, kandi koko niko byagenze. Byahise byihuta cyane, kuko byabaye mu mwaka umwe. Nabivuze mu mwaka 2021 mu kwa 4 itariki 12. Naratangaye cyane, byansohoyeho nanjye, ahubwo itariki za nakosore. Nabivuze mu kwa 4 itariki 17.
mu bihumbi 2021 uyu mwaka urangiye itariki 17 z'ukwezi kwa kane nashyize kuri Maramaza Channel nshyiraho titre, nshyiraho insanganyamatsiko ivuga ngo ibigiye kuba mu gihe cyihuse, shyiraho agasitari nanditse ngo dutegewe kunda. Uramutse wanditsemo ngo dutegewe kunda muri Maramaza Channel wakumva ibyo navuze. Dutegewe kunda. Ibyo bintu narabivuze kandi nkumva koko bigiye kuba vuba, niyo mpamvu nananditseho ngo ibigiye kuba mu gihe cyihuse. Ntabwo nari nzi bizaba mu myaka ingahe, ariko numvaga ari imyaka itari myinshi cyane, ariko nta myaka yagezeho. Ibintu byaraje hururu birihuta bihita bidusohoraho, kandi byasohoye ku bantu benshi, nanjye ubwanjye byaje kusohoraho. Byagenze bite? Ku itariki 17 z'ukwa 12 muri uwo mwaka 2021 byansohoyeho, kuko niyo tariki ya nyuma nakandagiye ku kazi aho nakoraga, kuko baransezereye ku kazi. Mu byo navuga ko hari abantu bazasezererwa ku kazi, bazirukanwa ku kazi, bazabura akazi kabo kuko batazemera gukora ibyo bazaba bari kubategeka gukora. Uzagenda ubyumve kuri Maramaza, niho nabivuze mbisobanuye bihagije cyane. Hari abantu bazanga gukora ibyo ku kazi barimo kubategeka, noneho bakanga kubikora akazi bakakabura. Kandi niko byagenze isi yose, ntabwo ari igihugu kimwe byabaye, isi yose abantu benshi babuze akazi. Abantu benshi babuze akazi muri ubu buryo. Abandi baremeye barengera inyungu zabo nyine, kuko naravuze ngo dutegewe kunda, ariko ikintu kidutegera ku ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye cyane. Abantu benshi nabo barengeye inyungu zabo, akazi bakagumaho, ariko abantu benshi batarengeye inyungu zabo, akazi barakabuze. Harimo njyewe akazi nakabuze ku itariki 17 z'ukwa 12 2021 n'uriya mwaka turangije. Naratangaye ngiye kureba, ahubwo nsanga ubwo butumwa Imana yari yampaye ngo mvuge nabwo nari nabuvuze ku itariki 17. Itariki 17 navuze ubutumwa mbwira abantu bigiye kuba. Itariki 17 nyuma y'amezi 8 bita binsohoraho. Byansohoyeho rero, akazi ndakareka, nkasezeraho, ndataha. Ariko ishimwe nzanye niri ngiri, iyi Mana yacu irakomeye. Ishimwe nzanye niri, ngiye baransezereye ku kazi, ariko bama n'imperekeza. Ntibisanzwe, abantu benshi ntabwo bigeze babaha imperekeza, kubera ko buriya buryo twabuzemo akazi. Ni ukuvuga ngo we wanze gukora ibyo bagusaba gukora, akazi ntugashaka, urakaretse. Ntabwo muri ubwo buryo ubuza akazi gutyo ubundi baguha imperekeza. Imperekeza bayiha ubusanzwe iyo akazi kawe karangiye, nta kazi kawe bagifite, baragusezereye, baraguha imperekeza. Nibo bakubwiye bati genda akazi kawe ntako tugifite, ntitugikukeneye, bashobora kuguha imperekeza. Ariko noneho ni njyewe, ni twebwe abantu bagiye muri ubwo buryo, ni twebwe tuba dufashe icyemezo cyo kuvuga ngo akazi turakaritse ntako dushaka. Nta mperekeza rero abantu benshi babonye. Rero nimba uri mu bantu baba barabonye imperekeza, ndakuzanira ijambo rikubwira ngo shima Imana. Umenye ko ari igitangaza Imana yagukoreye, umenye ko ari igitangaza gikomeye cyane Imana yagukoreye. Njyabo nagiye numva abo twagiye tuganira, imperekeza ntayo babonye. Njyewe rero Imana yarayimpaye mu buryo bw'ibitangaza. Ni ijambo nzanye gushimira Imana imbere y'amahanga. Haleluya. Ngo mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Nanjye namamaje imirimo wakoze mu mahanga. Yesu, uri Imana ikora bigakoreka, uri Imana ivuga bikabaho. Amina. Namamaje imirimo wakoze, uri Imana. Ndayishimye, ndayihimbaje. Ijambo nari nkuzaniye riri ryo gushima Imana. Ijambo nari nzanye mu matwi yawe ni ryo gushima Imana. Dufatanye gushima Imana. Imana rero ni nziza, yarabinkoreye. Imana yarabikoze, imperekeza ku kazi, ndayishimye. Amena. Si ibyo byonyine, Imana yampaye akandi kazi, nabyo ndabishimiye. Amena. Yampaye akandi kazi nzagakora mu gihe Imana izabishimira. Mu gihe Imana izashima ko nako gahagarara kazahagarare. Kandi icyo naringiye kongeraho nuko wowe ufite bikeya, naho ngaho nari nibagiye kuvuga. Byane imbere y'Imana uyisabe, uyisenge, uyinginge, kuko Imana ishaka yuko tujyana amaturo n'ibyacumi mu nzu y'Imana. Gutanga icyacumi bifite umugisha wabyo. Ndababwiye ngo gutanga icyacumi bifite umugisha wabyo. Gutanga amaturo y'umutima ukunze bifite umugisha wabyo. Imana iduha umugisha iyo dutanga icyacumi.
Amena. Iyo dutanga icyacumi cyuzuye, Imana ibiduheraho umugisha. Iyo utanga amaturo y'umutima ukunze, Imana iguha umugisha. Harimo umugisha mu gutanga icyacumi, harimo umugisha mu gutanga amaturo. Nawe rero, niba uri mu bukene, niba uri mu kibazo gituma utabasha kubona amaturo yo kujyana mu nzu y'Imana, senga Imana izagutabara kandi izakurengera, kuko Imana ni umurimo Imana yishimira, ni umurimo Imana ishaka ko twese dukora, kandi Imana ndawushyigikiye. Nawe izagushyigikira rero, izakugirira neza, iguha amafaranga, iguha ubushobozi. Icyo watura icyo ari cyo cyose, ngende kuvuga amafaranga kuko muri iyi si turimo ibintu byinshi dukoresha, tubikoresha mu buryo bw'amafaranga. Ariko wowe aho uri, niba hari ubundi buryo mwaturamwo, Imana izakugirira neza, iguha icyo kujyana mu rusengero. Amen. Dusenge. Mana yacu, Mana ikiranuka, ndagushimye, ntawuhanye nawe, ntawuzahana nawe. Uri Alufa, uri Omega, uri itangiro n'iherezo. Ndagushimye ko nshoboje kuvuga ishimwe, ndagushimye ko mbashishije Mana kuguhimbaza no kuguha icyubahiro, no kuvuga imirimo itangaza wankoreye, kugira ngo imitima y'abashaka Uwiteka, kugira ngo imitima y'abagushaka yishime Mwami. Urakoze, Mwuka Wera agendere buri wese umwe amutahuze, amuhe kumenya icyo ushaka kwamenya muri ubu butumwa mvuze. Urakoze, byose mbisenze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.